Yes, nanone ndongeye ndagusuhuje kandi ndakuramukije aho uherereye hose. Ndacyakubwira ngo amahoro n'imigisha Imana itanga bibane nawe. Wowe udahwema kudukurikirana buri munsi, wakoze subscribe kuri iyi YouTube channel yitwa United Street TV, uri inshuti yakadasohoka, Imana iguhe umugisha. Nawe ukiri mushyashya kandi ndakumenyesha ko wemereye gukora subscribe ugakanda kuri notification bar kugira ngo ko turekuye video ugihita ubu wa mbere mu kubana natwe no kudukurikira, kubera ko ufite inyungu mu kudukurikira, kuko we are best YouTube channel in Rwanda to share you how to get money through betting. Nitwe YouTube channel ya mbere ishobora kukwereka uburyo ushobora gukora amafaranga binyuze muri betting. Niyo mpamvu rero ntabwo ukwiye gucikwa n'ibi byiza. Twaje barabariye, barabature, barabamaze, ariko nuko twari tutaraza aho twaziye twabishize ku murongo. Ngizi results dore kuri results z'umunsi wabanje mu byukuri abantu mwari maze iminsi mutatubona, nizere ko mwari mudukumbuye cyane bwana, ariko twagarutse kandi turi mu bintu byacu nkuko n'ubundi byahoze. Ndakubwira ni quick your audio of 2 or 3 kwita audio ya kabiri cyangwa ya gatatu muri notable tuba twaguteguriye. Ndabizi ko biri buze kugenda neza. Now again we are 8.10 kabisa, nanone turi ku manota 8 ku 10. Birumvikana rero twe duhozaho, byiza byacu bihoraho. Niyo mpamvu tugusaba gukora subscribe maze ubundi ukajya sharinga n'izi video kugira ngo natwe tugire kuntu imibare yacu yiyongera. Mezame mvuye kuri results zo ku munsi w'ejo, ndimo ndirukanka cyane nta gutinda. Ndakwibutsa ko ukeneye kujoininga ya groupe dutoranyirizamo ya audio ya kabiri cyangwa gatatu, waraduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe. Dufite team nini cyane ya customer care, barakwitaho mu buryo bwose bushoboka. Uyu munsi rero turaza guhera n'ubundi kwijambo rishobora kudufasha mu byiza no mu bibi. Dukore mu by'ukuri, ntitwikifuze kubaho ubuzima abandi babayemo, ahubwo ndagira ngo nkumenyeshe kugira mentality yo kwishimira basi ubuzima urimo wowe ubwawe. Ninde wakubwiye yuko ngiye uri kumva ndi kuvuga hano? Ninde wakubwiye yuko umunyamakuru nakukunda cyangwa icyamamare ukunda cyo kibayeho ubuzima cyishimiye? Ninde wakubwiye ko uri kubona mu nzira seka yishimye se? Ninde ubikubwiye? Please, imitima y'abantu naje gusanga ibihishe byinshi. Hari igihe wifuza kuba nkawe, nawe yifuza wenda kwibera mu mwanya nk'uwo urimo. Just enjoy your life, wishime mu by'ukuri. Niba wakoze n'amakosa, just move on, kuko ndabizi neza ko mu gihe ukiri guhumeka umwuka w'abazima, ubundi urubanze navuga ko umucamanza dufite n'umwuka w'abazima. Niba ugihumeka umwuka w'abazima, you have to do it. Ufite kubikora, ufite gukurikirana rapodosiye yawe, ufite niba byanze ufite ku moving on kabisa. Ewana amakosa ntiwishinje, kuko nyine ndakumenyesha ko uzanakora n'andi menshi. Ntago amakosa arashira yo mu bubiko bwayo mu buzima bwawe, ntago ibibi birashira, na nubwo ibyiza birashira. Anything can happen. Mu gihe cyose tugihumeka umwuka w'abazima, ikintu cyari cyo cyose cyaba. Ndabikubwira kuko mbifitiye experience. Nawe rero try to live the life you love kabisa. Resulta rero zavuyeho, noneho dukomereje kuri fixtures zo kuri uyu munsi. Turi tariki 29 n'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024. Dufite muri English Football League Cup cyangwa se mu gikombe cy'igihugu cy'Ubwongereza, icyo mwese mukunda kwita Carabao Cup. Southampton Stoke City ndaza kugusaba Southampton to win. Brentford Sheffield Wednesday ni Brentford to win. Stevenage na Bolton ndaza kugusaba double chance ya Stevenage kabisa. Stockport na Reading ni both team to score kabisa. Muri Espagne kandi muri kipe yitwa SD Compostela iraza kuba yakiriye Deportivo Alaves.
ndaza kugusaba Deportivo Alaves to win. Cagliari muri Serie A iraza kuba yakiriye Bologna, ndaza kugusaba 1.5 goals muri uyu mukino, kuguraho over y'igitego kimwe n'igice. Hanyuma AC Milan iraza kuba yakiriye Napoli muri match ikomeye cyane, ndaza kugusaba AC Milan to win or draw cyangwa se icyo mwita double chance. Augsburg Schalke ni Augsburg to win. Hanyuma Wolfsburg Dortmund ndaza kugusaba both team to score yes kabisa. Mu gihugu cy'Ubutaliyane ekipe yitwa Real iraza kuba yakiriye nanone Hellas Verona, maze ubundi ngusabe anda ya 3 n'ibice bitanu. Mesherizame umunsi wacu uyu munsi tuwusoreje ahangaha. Izo nizo shwadiro twagutoranyirije, awe basha gukuramo ama ekipe 2 cyangwa 3, ubuzima buraza kugenda neza cyane. Ejo uzabumbwira ko wishyuye landlord bwana ye. Imana barinde cyane, ntuzuyaze kuduhamagara cyangwa kutwandikira kuri iyi nimero kugira ngo tugushyire muri ya group ya VIP, cyangwa se tuguhe n'ubundi busobanuro n'ubufasha kuri betting waba ukeneye. Imana barinde, ndabakunda cyane cyane. Ciao ciao.